umva nkubwire rero yaka ubu twebwe muri Kongo ubu ushobora guhita muhemukira aka kanya ahubwo agahinduka uruvu twebwe turabaruzi mpinduka uruvu komeza usakuza ahubwo wengeye ngo nguhemukire ubundi yakayara yamamagara anyinginga icyo ne namukorera arakiza ubu yaramaze icyumweru anyara ku buriri nk'unguyaka ikibazo nukubona chance ari kumwe n'umugore ubakagonga bayagahinnye merci beaucoup nakupenda kasala muna shida kila siku abangaba ni fake man abakongomani bo bateka mitwe ahubwo bakora gahunda ngauri Yes, nkanje ngusuzo kuri KMTV nizira komeze neza of course mu maraso masha mu bikorwa bishya mu byinshi bigiye bitandukanye mu bastar nibo twibandaho cyane twibanda mu ngero zigiye zitandukanye ariko cyane cyane twibanda ku byamamare abubatse izina muri rusange abazwi ibikorwa byinshi bitandukanye abantu ku mbuga nkoranyambaga babatandukanye mugenda mwumva murabizi cyane mu minsi mike mwambwe agati tubabarire rwose tubabarire tuzaniye akamwana ariko kumubona byaratugoye cyane ko twamuze kugira ngo asangize abantu byinshi byatandukanye nkuko muri mu burabona n'imbere yanjye hari undi muvandimwe uyu nguyu noneho muri filimi ubutumwa bugufi kuri Rwanda Paparazzi ibintu ari murakora birarenze yakamwana yabonye ni umuntu ufite umunwa ninza kuvuga ngo umunwa niba abantu bafite amagambo ushaka kumva ugahora uyumva ndetse n'umwaka ugashira uyumva yaka Okay, my name is Gaston Pacifique aka Yakamwana. Jambo. Okay, jambo ni nzuri sana film nyinamo Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi by Vid Frank abantu barekera ugambo there is no control akura munyaneza ni atake n'uwanyataka yahura n'ibibazo kumugere wawe urica Sokoto urabona nkatwe twakiniye za Wadoriyo tukinjira muri zino za Shotokan tukinjira Kung Fu urabona uramugere bita Sokoto ukubita umuntu imbavu kazikenye iyo uturikije umuntu imbavu rero ntabwo agaruka ahita aryama direct turacyakomeza yakabaza avuga ngo yize Wadoriyo ngashaka gukubita imbavu ngakazimena yaka ushaka guhaguruka ugakora nk'akantu gato werekana ko wabishobora cyane n'iby'umunwa acu ay urabona ko umuntu w'umumetere kabisa respecte hari wakuramo amenyo wakuramo imbavu wakuramo haze wakuramo urabona kubyerekeranye n'imigeri kera nakubitaga za kakato za urama washi urabona hari icyo bita kude tourne hatwe twabakarateka mu mujyi wa Goma rero ngukubise kude tourne nijisho nari handura kabisa hirya yawe hari undi mu superstar afite izina ntago ngiye kurivuga nimba ntarishobora afite izina afite no umunwa barawucyasha amahoro bimeze bite sumusa ni sawa amazina nkuko bisanzwe urivuga barabizi ni Nzogejo ni Nzogejo amazina nyakuri yongira ngo nabandi barayazi benshi iradukunda seti nanjye nkabambarizwa mu butumwa bugufi ariko hari akaboro yakakoze arambona ari kukubeshya ajyana umunyerondo watayemo kamwe ngo ngo nonese ngo kude trune ngo ku bantu babaye ngo mu mujyi wa Goma ngo bateraga imigeri ariko se umuntu afite ibiro 18 aragukubita umugeri ibiro bingahe arava numva uyu mutipe no muri filime yacu duhora dupingana nubangeye nabwiye manager wacu azaduye kumba mukubite agwe n'igikapu kuko ahora yikoreye igikapu niyo rora kintu ahora afite bag urumva akanuye amaso ndaza kuyimubaza ngiye nabwiye manager azaduye terenge musekure ase ubwo ari nge na yakora abona inde wakicundi ashaka ufite ibiro byinshi afite bike akaba yakunyuramo agahita kwemeza ahubwo brangiye nishimiye kuva nakumenya
urwo ruhara nawe rurancanga kabisa none se uruhara ruraza urumva yaka uruhara ruraza ni rugaragara ubundi umusatsi kibundo uruhara mbere yuko tubaza wa mugani wawe uruhara rw'uyu munyamakuru ni urw'abakire nangwa se ni urw'abakire uruhara rufitiye gahunda urw'abakire kuko nitwe Isiyaka manager numva nta manager w'umukene ubaho witwa Saki manager Isiyaka manager Isiyaka nanguri Isaki Isiyaka manager nangwa ndi Isaki Isiyaka manager uruhara rero ni urw'amafaranga nta mukene ugira uruhara ariko numva ko ibintu ari neza ibintu ni neza ariko urwo ruhara rwose ruri mu rujijo hari umutipe twari duturanye bamwitaga Mborirakiza baranamuza benshi afite kampani navuze runaka niba ari kureba iyi video ngira ngo arabizi Mborirakiza rero na Mborirakiza nayo yari afite uruhara nk'urwo rwawe ariko my friend abantu bafite urwo ruhara barancanga uzi ko no muri ravu ushobora gushiduka yarubanje bari mutipe rero mutipe urumva mu butumwa bugufi akina n'ubundi ari kirongozi ni wa muntu mbese ni umupfubuzi bya bigore byananiranye byo mu makaritiye bana aragenda akabisokoza kabisa bikamwishimira bikamugurira n'amayoga niyo rero akina ariyo mpamvu arimo arambwira ngo uruhare rwanjye ngushobora no gushyiramo n'umutwe wose ukagenda kuko we ni umutekinisiye ku bintu bya iriya indasitiriye ba kirongozi nyine nawe soka n'ibimagi oya yakatagiye kure ubu ni ngenda ndavura mama Diana arabizi Rukomboki yanjye yakoze akazi Rukomboki ngo igenda na mu ntoki nawe zamba turaza mu kiganiro uyifite mu Rukomboki yanjye bitewe n'uburebure bwayo ariko se Rukomboki ntago uyoka abantu badukurikiye kugira ngo bibasobanurire ngiye nabonye Rukomboki kuri gahunda mama Diane rero yaje kuva mu bye nyine nawe banamukoreye akazi icyo nashaka kuba please wait for few minutes urabona yuko amasaha ahageze turacyamufimira ku butumwa bugufi turimo turanaganiza abantu bakurikiye ubutumwa bugufi Rwanda Paparazzi TV subscribe comment turyohereza abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mujye mukurikirana ibiganiro byacu ndetse na movie yacu so Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi so comment and sharing thank you very much I love you banzugera harahirya gaturaza kugaruka ariko ndagira ngo dusubane abantu badukurikiye icyo gikapu uruhetse icyo gikapu muri filime ubugetse ahantu hose ubugetse kandi nta kintu kiba kirimo ubuhetse iki uyu munsi nahinduye nazanye bag ya weekend ariko ubundi mfite bag ikora iminsi yose haba harimo umuti rero dufasha abantu ibintu bitandukanye ariko ababizi barabizi gusa cyane oya ntago Rukomboki ishyira mu gikapu Rukomboki biregeye hamwe hasi ariko twibutsa abanyarwanda muri rusange gahunda ni yayindi uragera kuri YouTube wandikemo Rwanda Paparazzi TV niho hantu ushobora gusanga filime zizewe zizira igihe series ukayibonera igihe cyayo kandi nziza cyane abantu bitega iki muri manyanga ya Kamwana bira nabyo bizaba ari sawa nabonaga imiteguro imeze neza ama script ni sawa gusa ubwo tuzongera guhura nawe uzagerageza utubwire iyo gahunda naye nyeneye ruhara musa ruhara urwo ruhara rwancanze kabisa ndamutse nkuhaye no musatsi nako runo ruhara ukama umusatsi ngiye nabangiza amahirwe naba ndaburije cyane so amazina rero ni Nzogejo nanjye mbarizwa mu butumwa bugufi Rwanda Paparazzi TV kandi turabakunda cyane kuki ariko witwa Nzogejo bigaragara ko utajya woga n'isura biragaragara ushaka ko nk'umuntu ugira umwanda koga kwawe ari ibintu bikomeye cyane Nzogejo aho ryavuye akenshi amazi yarambangamiraga nka planinga koga ejo nkahita nifunga mu kifungo kameshe ejo nakeneye kujya muri dushe nkumva birabangamye naba why not kuki naba Nzogejo ariko ahanini na gitifu umurenge narinuye marabizi Yaza kisuko ari isoko y'ubuzima ubwo bizarangira gute kari akaba ari akazina k'agasirino nuko biba byaraje
ibintu biba ari sawa. Ubasha gukorana gute na Yakamwana ko mushobora muri actinga wajya kubona ko narirutse nk'ubu yagiye ariko toya ngusangiza abantu badukurikiye kuri MTV uburyo umubona Yaka mubona uti? Yaka ni umwana mwiza, ni umuntu mbere yuko mujya no kwa actinga mubanza mukaganira kuri script mugiye gukora, cyane cyane na manager wacu Vidi Frank nyine bitewe n'ukuntu baba organisha ibintu usanga ari ibintu byiza cyane. Yakurebye ntaribi kandi nani ribi ryanjye na mama Diana arabizo nakoreye umuti. Ako bigaragara ko muri iriya filimi mu butumwa bugufi muri muramira wa mugani nko kukina muri muhehesi ugenda uheka abagore baterura ushaka kubasoma ku myanya y'ibanga. Biriya bintu nta ngaruka bizakujyaho nk'umuntu kubuye wabona mu muhanda akabati nzogejo umuhehesi shatwara abagore b'abandi. Biriya bintu biterwa ubundi iyo uri umukinnyi wa filime biterwa nuko script bipanze. Nyuma yuko rero ari uko script bipanze niko uba ugomba kwikina aho ugashyiramo na innovation y'uburyo ukinamo. Nicyo cyo nabivuga ariko ntago binavuze ko ari cyo kintu kiba ku buzima bwa buri munsi bw'umuntu. Okay. Zogeza ubundi ubusanzwe wigeze hari filimi zindi wigeze gukinamo ese mu muryango wanyu mwa mufite impano yo gukina amafilimi ukaba warabikuyemo ko atunekanye yo gukina filimi? As family actually papa wanjye ni pasteur. Yani pasteur mu itorero ry'Abadventiste ariko usanga ari talenti wisangamo. Nanjye ubwanjye usibye ko birari ugukina ariko n'ubusanzwe nayo ndasenga. Gusa hari henshi nagiye ngaragara cyane ku macana ya YouTube. Nakoraga ibintu bijyanye na dance cover mu bintu bya comedy. Taha rero hagiye hacamo imishitsi niko umuntu agenda yunguka inshuti. Menyanye na Vidi Frank mbasha nanjye kujoininga Rwanda Paparazzi TV. Ibintu ndumva ari sawa cyane, ibintu n'amahoro. Twagiye dukora ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane ku bantu bakina amafilimi. Kuki mwese mwahisemo kujya muri filimi zigiye zitandukanye? Kuki mwabihisemo mukabati filimi reka arizo dukinamo izo zirimo amafaranga cyane cyane kugira ngo mwamamare? Usibye kuvuga ngo filime ni irimo amafaranga cyane ntiwavuga ngo ni ukwamamara gusa. Kwamamara uramamara abantu bakakumenya kandi uko abantu bakumenya ni nako ukuramo izindi nshuti. Ikindi n'akantu karaboneka kangira ngo nawe urabyumva. Ntago ubu ndabyumva uko mbyumva sinzi niba ari kubyumva. Ubu ndakeka ubahereye mu gitondo wasama ubazi inkuru ubutunzwe n'umuntu. Nawe rero ntago wakwicara imbere ya kamera uri mu kazi nk'aka uzi yuko nta kantu ubonamo. Akantu kuza ko karaboneka bro, nta mutima mubi. Turimo turagenda tugara ku musozo wenda w'ikiganiro. Hanze aha hariho abantu usanga cyane cyane urubyiruko rugenzi rwacu turi muri biyobyabwenge, bashiki bacu ugasanga nabo batatira igihango bari mu nzira zitari nziza. Nkawe Nzogejo wabagira iyihe nama? Ni nk'uwe butumwa wabaha? Inama nagira urubyiruko muri rusange uko ujya cyane umwanya ukawuharira ibiyobyabwenge niko uba urimo kwica CV yawe cyangwa se ejo hawe hazaza. Ariko urabona wa munyamakuru nk'iki ngiki kigendana igikapu ku mugongo cyahinnye n'ibipantaro mu butumwa bugufi ujya ubona kizatumarira iki? Kizaza gusambanya abakobwa bakira mu butumwa kandi ni n'ikibisi. Yaka reka nkubwize ikintu kimwe. Uyu mutipe ntajya ncanga man. Niba ari mu bwoko bw'injangwe, ari mu bwoko bw'ihene, sinzi uburyo atewe. Why not se kukinataha abantu uburenganzira bwabo? Nese urajya gusambanya usambana. Njewe hagize n'umwe nataka muri abavuga wallahi yahera umwuka. Umva iki kintu ni cesco gikina ari igipfumu kibeshya abakobwa ngo rya umuneke cyabeshye na manager ngo nari gitunda ku ngufu. Abakobwa bose cyo ngo ni igipfumu noneho ngo uri hamagara babyita kwihamagara buriya
bora amafumo da baravuga ibyo tasoma umva nkubwire rero yaka ubu twebwe nabyo muri Kongo ubu ushobora guhita muhemukira aka kanya ahubwo agahinduka uruvu twebwe turabaruzi byavuze mpinduka uruvunge komeza usakuza ahubwo ngiye nguhemukire nta n'isoni umva mbwira murage avane wihorera umuntu oya wihorera umuntu akajya komeza unsakurize noneho turebe umva ntunkanure amaso ntunkanure amaso hano ushobora kuguhemukira aka kanya ahubwo icyiza wacece kugahaguruka ukagenda cyangwa tugasoza mbwira nkurage uvane uri gutoragura amashashi kugeza ira hepfo muri gare nta nubwo murimo kumva uburyo arimo kuvuga uyu murigama tuzabisoza okay turashimira TV uyu nguyu ntabwo ndusha kuruga namurogesha ihembe ngiye iri AMTV subiremo muri Kongo turarugama muri AMTV oya ejo bundi akayara yamamagara anyinginga icyo ne namukorera kiza ubu yaramaze icyumweru anyara ku buriri nagushyiremo imiyaga none utangiye kuza we wanduka kunyara ku buriri mwana we nuko nabyo uzi wa muvandimwe ubu yaza mu kiganiro naramukuraho icyo kibazo ne nagukore ubu ntago ari kuzo nuko inka rivugisha ukuri nyine nukinkari nge none se cyane ndabeshya ntabwo ndusha kuruga utangiye kunyanga ntabwo ndusha kuruga muri Kongo turaruga bura uzaho bitazakasa ihari za kinduma nimwe nakuroga inzoka ukajya ukanguka iri mu buriri neza ubwo ari Kongo na Kampala mutundwe jinja tugaruka twaciye mu Gisaka wowe buriya naguze ibirozi wowe bura nakuroga ihembe buri umuntu uroga ihembe aba ari umurozi wa danje ihembe ariko ni iki yaka ihembe ry'inka ryane ryagurya nose wari wabona imbwa yambaye ihembe wapi bana bavuga se nayibona uyu ari ku cyatsi ari ku cyatsi nose wowe warozeni ariko nagira ubikora muri mwe none se ari oya buretse gatoya ibyo ngibyo nabyo niyamubishaka ngiye mumbwire ubu ngubu nimfata umuti wanjye uri kunyumva neza mbisoze ngiye nshobora gufata rukombokiye nkayishyira hano mu gahanga ikagenda inaganaga noneho ngihembe rukombokiye nayiterwa ngiye nkayishyira hano mu gahanga we niba utarabona imbwa ifite amahembe inka nigira amahembe iyo ni imikino nzakwambika amahembe none se mama Diane yavuye mu bye ubu kuri botike mba nemere nk'ibiro 3 by'umuceri ku munsi fata amata kabreba iki ubwo se mba narakoresheje iki we oya mu Buganda muzikuroga ariko ntabwo mwarusha abazahirwa okay mimi nafurahi sana nganakiye unafurahi kwa nini sema njoo vizuri yishime kugiye kumuroga sema njoo vile niko bavuga bakonga akabakongomani n'abateka mitwe mineza umukongomani mineza umukongomani yari kumwe nkunguyaka ikibazo nukubona chance ari kumwe n'umugore ubakagonga bayagahinnye merci beaucoup nakupenda kasala muna shida kila siku abangaba ni fake man abakongomani bo bateka mitwogo ngauri wisani sabatitira ariko ubundi hari gahunda winjiramo ugakubitanamo ingufu ugira vuba noneho yakaba ameze guya ngo neze wagiyanga arimo gushigisha ikigage cyangwa mba ndi kurya umuziki ukajya uneka imitwe ibyanjye nawe tubiziranya nutangira kumvangira rukomboke nzayishyira mu gahanga okay harya mwitwa ihembe TV MTV ndabishimiye cyane uyu ni umukinnyi wacu mu butumwa bugufi dukina muri Rwanda Paparazzi niba ushaka kureba filime dukina shaka ubutumwa bugufi subscribe comment and sharing mwirebere filime iryoshye nyarwanda antuka vraiment ngana sepeli danger yakiyatsinzwe itagenda bura nagari bugaruke ako nanjye reka mbashimire gera kuri Rwanda Paparazzi TV ukore subscribe mu butumwa bugufi nanyi mwaye kumwe n'inzogejo umunsi mwiza rero urakoze cyane reka tubashimire mwese mwe mudukurikiye mu kiganiro subscribe like share niyo ya mbere kuri mwebwe kuri kiri kiganiro cyo gukurikira iki nitwe Isaka Manya of course